Yes, ndabasuje mbifurije amahoro y'Imana mwe mwese mukunda ibiganiro bya Bombokra mwese mwakoze subscribe ngumye kubashimira. Ni mugoroba aho Rayon Sport yatsindaga ikipe ya Matale United ibitego 3-0 Wasiri yiteretse aravuga ati dukeneye umuvugizi uvugira Rayon kandi akwiye kuba Kenis, ariko Kenis mu burakari bwinshi yahise amusubizanya n'umujinya mwinshi cyane, imboga zihita zihabuka. Ewana abantu tugize ubwoba, nagira ngo twumve abatumvishe icyo Wasiri yavuze, tubanze tucyumve noneho tuhite twumva Kenis binamusubije. Ndagaruka ibyo byose bimaze kurangira. Rayon Sport ntago turabino mudufate nk'aba diaspora bari hano ku butaka bw'u Rwanda baje kurya amafaranga bazajya babona imikino mpuzamahanga ije ubuzima bugakomeza. Ntago turaba hano rwose, iwacu ni muri Confederation, iwacu si hano rwose. Ibyo bintu mubimenye hatazajya n'umuntu wongera kumbaza ibya hano. Ni nayo mpamvu ubu Rayon Sport yamaze gushyira hanze tenda, turimo turashaka umuvugizi uzajya uvugira Rayon Sport kuri match zo mu Rwanda. Turimo turashaka kuva kakanya rwose, nimutazajya mumubona mujye mwihangana, kubera ko turacyari muri gahunda yo gushaka umuvugizi uzajya uvugira Rayon Sport muri imikino ya hano mu Rwanda. Niba ngombwa na ya makipe ajya twara ibikombe bya hano mu Rwanda, niho dushobora gukora nk'umuvugizi akaza akajya avugira Rayon Sport. Simbizi nyine abo bose bari hano abandi nabaye Jangwana ubwo nawe yasaba akazi, ubwo nabandi medali yaso umuvugizi nabandi baye Bob n'umuvugizi wa Gicumbi nabandi ntabandi umuvugizi wa Gasogi n'Indera. ubwo muvugizi wawe nabonye ari na president wayo, sino president Vandame polisi mwe nabo ngabo bose ukabaheri turacyarimo buri muri direction technique ya Rayon Sport, turacyari gukora vetting, turimo turatoranya ntibibatungure mubonye doya y'akazi nka wa Gasogi nabonye ari sawa. Kenis wa Gasogi oya ramono wa Gasogi nabonye ari sawa wa Gasogi akaba president hari akaba n'umuvugizi wa ikore witonze basira bw'umwanya kubera ko guca abantu jewe ndambiye kujya mvuga ikinyarwanda. Ubu ndimo nditoza ndabamenye bayi pantaro yose kagukwira ntutekereza gushaka kumusimburuka umugabo wa nyoko. Please respect, sibyo? Hasigaye iminsi ngahise ko tuzabakanda utumyira tukamanuka. ibyo murimo ni ibiki? Nimubanza mwishimirize ukuri, reka mbikosobanurire. Buriya indirimbo baririmba mu kiriyo sizo baririmba muri konseri. Kuziririmbye bagiye ngo ni bimwe. Numvise ari n'umuvugizi wayo wiha ibintu ndavuga si yuguyo siriyawe ayarwara. Ikibazo mfite ashobora kuba ahishe izaciwe. Nyirango murabyumvishe Kenis avuze amagambo akarishya ati ari igihe wambara umwenda wasukibwira yuko wasimbuye so, kuko ntiwamusimbura mu gitanda, ariko ntiwambarana na so ukibwira yuko ewana akazi so yakora kose wagakora, ariko buriya bari ikosa. Ndagira ngo tugaruke ku ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport ubwo yatsindaga binameze neza, ngira ngo wumvishe Wasiri yahise yishongora ati nkwiye kwiga icyespanol, nkiga izindi ndimi nkazamvugira Rayon Sport ndi muri za Azam, ndi ku bitangazamakuru bikomeye nka za Azam, BBC n'izindi n'ibindi bitangazamakuru bikomeye muri Afrika. Ariko si ibyo gusa, nanone wagaruka ndagira ngo mbabwire yuko burya Rayon Sport koko ni isaro ry'Inyanza kandi irakunzwe. Ejo bundi nabaha ikiganiro cy'icyo Habyarimana mu gihe Rayon Sport yatsindaga ibyo yavugaga. Ndagira ngo nanone mbahe iki kintu. Uno mukobwa wacu bamwita Tese ukora kuri TV and Radio 10, TV 10 and Radio 10, avuga amagambo akomeye, aravuga ngo abafana bose bafana Rayon Sport tinimbwa tini nyine. Iyo umuntu avuze ati murajabitse abashatse kubita ibintu bisuzuguritse buryo muri imbwa buryo nta kintu mwakigezaho, ariko abantu bamututse baramusubiza baravuga ati se wa hanzi dukunda kwenca waririmbye ngo nawagerageje kwangareyo ngo bimugwe neza, nawe bamubwiye amagambo akarishye baramututse, ahubwo ariko aje kuba yanyarukira ku rubuga asaba imbabazi agira ati munyihanganire kuba naragaragaye mu kiganiro nkasebya abakunzi cyangwa se umuryango wa Rayon Sport, mbiseguyeho mu mbabarire kandi mu nyumve ndabinginze kubwo amagambo atari meza nakoresheje. Ese no mukobwa byamuvuye ku mutima cyangwa n'izandani za showbiz tusanzwe tumenyereye? Niho abantu benshi bahitaga bamusubiza bamubwira ati nta muntu bujya cyangwa se umuntu wese ushaka kuzamuka ushaka kubakira izina ryubakira ku ikipe ya Rayon Sport, ati wubatse izina
aba rero batangira kuvuga ati noneho yasebeje Wasiri, yaravuze ati Wasiri ejo bundi yavuye, simwabonye uburyame, ni nko kumusebya avuga yuko Wasiri atari umusirimu, ariko abantu bamututse bamubwira yuko bujya kubyimbira kuri Reyo bro. Ubu imihanda bashobora kuzatangira, ubu ngubu niwe ushobora kuba ufite abanzi benshi muri iki gihugu cy'u Rwanda. Anarebye nabi uburyo Rayon Sport ndagira ngo batera agastori kamwe. Rayon Sport yigeze kugira ikibazo, umutoza wa nashaka kuvuga izina ku bw'umutekano wayitozaga imara igihe idatsinda no bafata amaziranoki abyutse asanga yuzuye umufuka ateretse ku marembo ye. Ntabwo nshaka kumuvuga kubera uburenganzira bwe cyangwa se umutekano wiwe, ariko urumva ko ari igisebo. Ndagira ngo mabwire no mukobwa nyamara ibintu bishobora kuza gukomera. Imba yasebeje umunyamakuru, noneho yasebeje igitangazamakuru akorera. Ndagira ngo tubyumvikaneho, kuko imba umunyamakuru yarahageze akaba mushinja kudasabeza kandi yaraje mu kazi kiwe, ubwo yasebeje Wasiri asebya n'itangazamakuru giwe akorera kuvuga yuko ekipe ya Rayon Sport cyangwa se umuntu batumiye ari injabirizi yinjiye bakanafunga n'amazuru by down, sibyo? Ndagira ngo no mukobwa yongere yicare kuri kamera sabe imbabazi ibintu byo kwandika ntabyo dushaka kabisa. Ndagira ngo mbashimire mu mwese mwahisemo gukanda subscribe. Yari Bombo Clat, reka duhure mu bindi biganiro byose bigiye bitandukanye. Narahiriye kuba showbiz ku gihe byiza byose. Ndabashimiye Nyagasani nagumye kubatiza amahoro yiwe, ndabakunda cyane. Ciao ciao.